ati yarafite amafaranga ageze nko ku 200,000. Arangije aje hano Nyacyonga ngo yarafite 30. Ndavuga tugwasanga ari icyo cyatumye yiyahura. Yariwe nk'amafaranga agera mu ibihumbi nk'ijana kuko umwe ari n'umwe n'uyitwaganire mu bantu bamumanuye yambwiye ati uriya muntu yarari muri beti Nyacyonga ayafande ntago yatumye tumwegera kuko natwe twagize ubwana wese wabona umuntu amanitseho ukamwegera nkatwe tugira ubwoba giye namwe ngo kumanura ndabyanga ndikanga mbona hari umuntu wimanitse mwaha mu giti wamubonye wamukubisa amaso namubonye pe mbona ni n'ubwa kabiri nongeye kumubona kuko namubonye ari muzima ngewe wari wamubonye ari muzima nkasanga namubonye yari yinaganitse gute nyine areba amaguru areba hasi isobanuye ko yazamuye wa mushumi akimanika amaguru akareba hasi nuko bimeze yego mwasanze yashizemo umwuka namubonye yashizemo umwuka Yes, reka nkusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi ahangaha kuri Huza 250 TV. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba. Tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali, wowe uri muri East Africa, Afrika yose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Komeza kugubwa neza cyane wewe maze gukanda subscribe ahanga kuri Huza 250 TV. Inacyo gihe ngo wowe utarabikora ukande subscribe, tujye dukomeza kubana mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi nk'ibisanzwe. Imbere ya kamera ni Emi Kabaka, naho kuri technique ni Emilie dutuwe tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none turi mu santere ya Nyacyonga ahagana urenze ku kiraro werekeza i Gasanze, ni mu mudugudu wa Mataba, akagari ka Gatunga, umurenge wa Nduba, akarere ka Gasabo. Twazinduwe n'inkuru ibabaje, inkuru y'Icamugongo, ni inkuru yashenguye abantu benshi, aho umusore utigeze umenyekana amazina ku munsi w'ejo ashobora kuba ngo yaraje akerekeza muri iyi santere ya Nyacyonga akaza kujya gukina imikino y'amahirwe. Abaturage bari kuvuga ko ku munsi w'ejo bishoboka ko ngo yari afite amafaranga agera mu bihumbi 200 akaza gukina, akaza kuribwa agera ku bihumbi 170 agasigarana 30 nk'uko bamwe mu baturage bari kugenda babidutangariza. Bari ahangaha bakavuga ko ku masaha y'isa 5 yaje kugerageza, ngira ngo Emilie yaze kugenda abereka, aza kujya hariya ku kiraro, hari umuzamu ngo ushinzwe kurinda pepiniyeri yaho cyangwa se aho bafumbirira indabo. Aza kugera hariya ku kiraro ahagarara nk'iminota 10 ari kureba mu mazi hasi mu kiraro. Umunyerondo wari ushinzwe iyo pepiniyeri kuyirinda aza gukeka ko ari igisambo. Kuri ayo masaha y'isa 5 aza kumumurika itoroshi, aramubaza ati se urashaka iki ahangaha? Umusore n'umundi ngo yaje guhita kata asubira muri ya santere ya Nyacyonga n'umundi aho yakiniye ya mikino y'amahirwe, ari nako akavura kashakaga kugwa muri ayo masaha y'ijoro. Ku masaha y'isa 8 zishyira saa 9 n'ubundi wa musore yaje kugaruka nanone ahagarara hariya ku kiraro. Bisobanuye ko yariwe amafaranga. Bamwe bari kuvuga ko amafaranga ashobora kuba ataranaye mu kuyaribwa, ashaka kwiyahura hariya mu kiraro. Wa munyerondo n'ubundi aza kumutesha kuri ayo masaha y'isa 8 zishyira isa 9. Aramubwira ati ariko wa mugabo we urashaka iki ahangaha? Yaje kuzamuka araza n'ubundi muri ayo masaha y'ijoro, cyane cyane ko yaba abanyerondo ngo barinda umutekano w'ahangaha muri iri shyamba, cyane cyane ko bivugwa ko iri shyamba warituwe ritegerwamo n'isoresore zijya zitega abantu ku masaha y'umugoroba zigerageza kubambura ibyo bafite. B'abanyerondo bari bari ahangaha ngo bari bahavuye bitewe n'imvura, n'ubundi nabo bajya kugama mu isantere. Yaje kuzamuka ari wenyine, araza agera ahangaha mpagaze. Niba muri kubireba neza hari inkweto, izi nkweto ngo nizo yari yambaye no ku mugoroba kuba mubonye. Izi nkweto za bodaboda nizo yari yambaye. Yaje kuza agera
kuri iki giti neza aha mpagaze, arazamuka ajya hejuru. Mu kugera hejuru yaje kwicara nk'uri igiti. Abantu batuye burira igiti barabizi ko urabona ko hari ishami rimeze neza. Yaje kuryicaraho aza kwikuramo umupira yari yambaye, yikuramo ipantaro y'itiriningi yari yambaye, asigarana boxer gusa ya wa mupira ndetse n'itiriningi arabihambiranya, ngo afata umushumi wari uri mu itiriningi, arangije arawizirika aza kunagana. Ishami yarakandagiyeho biri kugaragara neza ko ni ishami ryavunitse, aza kunagana aba ariho apfira. Bisobanutse ko iri shami rikimara kuvunika n'ubundi wa mushumi wahise umuniga mu ijosi. Ahangaha niho inzego z'umutekano cyangwa se abaturage bazindutse mu masaha ya mu gitondo nyuma y'uko imvura ihise, bamwe bajya gupagasa, abandi baza mu mirimo y'ubucuruzi ahangaha mu isantere ya Nyacyonga, ariho baje kumusanga amanitse muri iki giti n'ubundi yitabye Imana. Abaturage reka tuze kuganira nabo twumve ese abamugezeho bwa mbere baratubwira iki basanze ameze. Ahangaha duhagaze niho inzego z'umutekano zimukuye, yaba ribu ndetse n'ubundi buyobozi. Biri kuvugwa ko ku mugoroba umugabo usanzwe muri iki giti basanze muri iki giti yiyahuye, yimanitse akoresheje umugozi. Ku mugoroba ngo ushobora kuba uri umwe mu bantu bamukubise amaso. Jewe kwa ndarira muri pepinyeri hariya. Yego. Nari nicara kuri pepinyeri saa 7 z'ijoro. Kuko abantu baba bakigenda kuwa gatanu bari beshi. Yego. None ngiye kumbura umugabo araje ahagarara ku kiraro, mbona arebye mu mazi imwanya munini. Ndavuga ati reka ndebe kari igisambo, ndebe mpita nyifata. None ngiye mbona arahatinze n'abanyerondo bari bazamutse hano kuko barara hano nabo. None ngiye mumuritse itoroshi, umuhungu yahise ahindukira arandeba, ahita amanuka agisubira Nyacyonga. Asubira Nyacyonga ndavuga ati buriya wasanga yagiye kwinywera kwa ba perefe kuko barabakora. Kumbi yarayingo yaravuye mu kiryabarezi. None arongera agaruka saa 8. Yego. Arongera aragaruka ahagarara hahandi. Ndavuga ati wa mugabo urashaka iki hano? Nkimara kumubwira gutyo imvura yakuya najye kwa muri kirere kiragize, hamburongera rusubirayo. Imvura ikimara kugwa saa 9:2. Yego. Nahise twimanukiranye tujya kuryama. Sinzi ukuntu mbyutse nsanga amanitse hano. Uragira uti yaravuye mu kiryabarezi. Aho yaravuye mu kiryabarezi se wahamenye? Handi ngo bahita ngo nimba ngo mu ndege, mu kadege, sinzi aho hantu mu ndege. Mu kadege? Ngo ni mu kadege yaravuye kuko je sinjya nkina bira bintu byankozeho nanjye nari ngiye kwiyahura nk'uyu mukoboyi. Yego. Bira bintu ntago njya mbikina ngo njya. Yari yariwe nk'amafaranga angahe? Sembizi ariko yarafite amafaranga menshi cyane. Yari yariwe amafaranga menshi? Yarafite amafaranga menshi aho hantu hano Nyacyonga, ahantu yarari abantu bamubonye bari kuvuga ngo yarafite amafaranga menshi cyane. Ushobora kuba hari bamwe mwaganiriye bageze aho ngaho n'umundi mu kadege aho yarari gukinira ibyo biryabarezi cyangwa se ibyo twakwita imikino y'amahirwe. Habo mwaganire se bakubwiye ko aho twaganiriye gihe namubajije nyine nkimara kubona iyo myenda, mbonye nyizi nabura bodaboda. Yego. Nambajije ati se uriho muntu ko muvuga ngo yari muri kabidege bamuriye nk'amafaranga, ati yarafite amafaranga ageze nko ku 200,000. Arangije aje hano Nyacyonga ngo yarafite 30. Ndavuga ati wasanga ari icyo cyatumye yiyahura. Yariwe nk'amafaranga agera mu ibihumbi nk'ijana kuko umwe ari n'umwe n'uyitwaganire mu bantu bamumanuye. Yego. Yambwiye ati uriya muntu yarari muri beti Nyacyonga. Yarari Nyacyonga. Yego. Nk'umugabo se mugenzi wawe, ese ibyo bintu iyo ubonye umugabo mugenzi wawe aje afashe icyemezo nk'iki ngiki kigayitse kuko yaririwe muri beti, bigusigirira isomo? Ikuri nsigira nanjye ngomba kuba nanjye naraciye muri biriya byuma. Warariwe nawe? Hari umukire wanyihereye amafaranga 300 bita Mudesita hano Nyiragahaye ngo mwubakishirize ibibazo by'ingurube. Nikaze ahantu bita kwa perefe hari ibiryabarezi bihagaze. Yego. Nagiye yose ntiyashyiramo, ntekereza kugurisha na za nka z'umusaza biranga, ndashaka kwiyahura biranga. Umukobwa bita Josephine hari Gasanze niwe nagiye nanganiriza ikibazo nari mfite, ahita ambwira ati cara hano mu nzu wasanga ushobora kwiyahura. Nagumyeyo ndarayo, Mudesa niwe waje kunyitwaraje kunkurikirana ya mafaranga ye 300. Ariko ntago nakongera gukina ikiryabarezi cyatuma upfaho n'inzarika. Nubuhe butumwa waha abantu? Ubutumwa nabaha n'ubundi umuzungu uzana kiriya kintu abashaka kunguka. Ntago yagikoza agira kugira ngo ahombe,
cyangwa se ari ukugira ngo avuge ngo ni ukuguha amafaranga gusa ngo wirire nawe abashaka kurya cyangwa ashaka kubona nawe amafaranga. Ikintu nabwira abanyarwanda cyangwa se urubyiruko rwareka biriya by'abarezi kuko nta mahirwe yo kurya uriya muzungu. Nese umuzungu ajya kugikora ntago azi ukuntu yabigenza ugire ngo. Ntago se mwigeze mumenya amazina y'uwo musore? Oya fani ntago yatumye tumwegera kuko natwe twagize ubwo nawe se wabona umuntu amanitseho ukamwegera nkatwe tugira ubwoba agiye namwe mujye kumanura ndabyanga ndiruka. Yego reka nganire n'uno mujeni biri kuvugwa ko bashobora kuba ari nawe wamumanuye. Nitwa Birukundi Faraswa. Yego nanjye nageze hano hakiri mu gitondo naringiye hano Gasanze mu masaa 3. Yego twatuzamutse duciye hano mbona hari umuntu wimanitse mwaha mu giti. Wamubonye wamukubise amaso? Namubonye pe. Mbona ni n'ubwa kabiri nongeye kumubona kuko nari namubonye ari muzima ngewe. Wari wamubonye ari muzima nka sanga? Namubonye nko mu masaa 5 za nijoro. Saa 5 z'ijoro? Yego. Ubwo rero turangije ndaza hano bahita batubwira ngo tuze tumumanure. Yego. Turaza bazana ikiziriko turamumanura tumugeza hasi barangije tumushyira muri shitingi. Kiriya gishitingi bazanye nyine tumushyiramo. Yego. Bahita bamujyana. Mu by'ukuri uyu muhungu twahuye afite nk'amafaranga 30,000. We warayabonye yafite? Ariko yavuze ko bamuriye amafaranga y'abandi 200,000 yari afite. Ubwo rero namubonye mbona n'ubundi naye namubonyeho ndavuga ariko amazina yiwe sinari nyazi. Yari yabibaganirije? Ariko nyine ntago mu buzima busanzwe bundi nari muzi. Yego. Hari inkweto ndi kubona hariya zarize kuko yakuyemo inkweto hariya. Yego. Hari na telefone yari iri hariya ya gatushi. Yego. Kuko kuko na fande yari yatinye kuyikoraho gusa si kwamenya umuntu wayijyanye. Ubwo nyine bahageze nyine bari kuhengeza bayijyanye kuko dore ni inkweto zasigaye kuko uburyo yapfuyemo yuriye ageze hejuru akangira ku ishami. Afata ipataro yiwe y'itiriningi arayizirika neza irakomera. Yego. Afata kano gashumi akangaka ko mwipantaro arakarega neza hanyuma arangije ni agashumi kameze nk'aka ngaka ni na gatoya kuri aka ngaka. Yego. Arangije akora ipfundo arashumika atamikama mu izosi. Arangije akanagira ishami ararikandagira rihita rivunika. Urabona ko rira shami ryavunitse. Ahita amanuka ahita anagana rihita ruhuriramo nyine. Yari yinaganitse yaramwishami hejuru aho rira shami nyine rikomeye. Hano hari ishami riranahari hari ahantu hagaragara ko hari ahantu nyine hari hagobetseho. Yego. Uhagaze hari wabibona. Twakigira imbere ukase nkunyerekaho gato nkareba. Ni hano imbere gatoya rwose waza. Dore ngiri hano urabibona nawe ko ari ipfundo. Hano dore iri ngiri urabona ko ari ahantu gariweho. Hano ho yari yaziritse. Ubwo noneho dore ishami yahagazeho ni iri ngiri. Aka kavunitse. Karavunika ahita anagana. Niyo urabizi ko umuntu n'ubunda apfa n'umuntu ari kwigobotora biranga. Birangira nyine ahise yuma nyine. Uri umwe mu bamugezeho mbere kandi uri n'umwe mu bamumanuye. Biri kuvugwa ko mu mafaranga ashyika mu 200,000 ku munsi w'ejo yari afite. Wowe ranambwira iti muri mu bantu mwaganiriye ku munsi wo ku mugoroba ejo mu masaa 5 yavugaga ko yari asigaranye 30. Ese mumusanga ahangaha hari ayandi mwigeze mumusangana? Oya nawe wabashije kuba yamukora mu mufuka kuko ipantaro yari yayiziritse nyine yabaye nk'agashumi niyo pantaro. Ariko nawagerageje kumukora mu mufuka kuko baduhaye umugozi ninjye wawumwambitse ndawumwambika mwaha. Ndangije nkazandekura gake nyine abahagaze hasi baramufata. Yego. Nubuye butumwa se waha abajeni cyangwa se abagabo bagenzi bawe bishora mu mikino y'amahirwe cyane cyane ko ugasanga mu gihe no gushora amafaranga atarayawe? Oya buriya ungeye inama nabagira. Biriya bintu by'urusimbi ntago birya pe. Kuko ushobora no kugenda ukarya 200,000. Yego.
ejo ukaza bagahita bakujya 300. Kuko ushobora no kugenda ufite ibiceri 200 ukarya bikagera mu bihumbi 50 ukifuza ko warya n'ijana. Uko wabonye ya mahirwe yo kurya yayandi niko ugerageza uvuga ngo urashaka kurya yandi aho bakagenda na yandi bayamanura paka ukagenda none n'ibirenge kandi waje ufite amafaranga ugasanga uturutse nk'igasanze uvuye nka za Nyamata ukaza ufite ibintu uje kugura by'abandi bikarangira utabiguze ugiye mu kadege bikayakurya bikarangira ubaye mayibo gutembera gutyo bakaba banagufata kujyana kugufunga bakwita inzererezi kandi wari ufite amafaranga. Ubu rero ikintu nababwira no kubagira inama nuko barureka bakareka kurukina. Niyo nama nabagira kuko rwose urusimbi rwo rubangamiye abantu. Hari n'undi numvishe wiyahuye nawe yituye mu mazi hari za Nyabugogo kubera urusimbi. Sobanutse ko ntago ari we wa mbere wiyahuye, ntago ari we n'uwa kabiri rwose. Uru rusimbi nukuruca ntacyo rumaze. Urubyiruko none rwashije urubyiruko n'ukwiba amafaranga y'iwabo akaza bakayarya agasubirayo niba za ahantu. Noneho ngiye hari umwana abonye wafata telefone ya mama wiwe akaza amafaranga yose yohereza bamuhereza voca nyine ngo iravoca bakina ku kadege akohereza ibihumbi 20 bakamuhereza voca y'ibihumbi 20 akayikina bakayirya. Yahavuye ariwe inote y'ijana mama wiwe nuko yaraje kumureba nabwo agenda atazi ko iyo telefone yizanye yakinye amafaranga yiwe. Naho ubundi rwose ibintu by'akadege kuko nibyo biri mu kazi nibyo biri gukinyo cyane nibi by'amafarashi ibyo bintu birimo birarya abantu cyane. Mukumva hakodwa iki se ko wumva urwo rusimbi cyangwa se iyo mikino y'amahirwe igiye kutumaraho urubyiruko ndetse n'abajeni muri rusange? Ngewe uko mbyumva mbaye mfite ubushobozi urusimbi naruca pe narukuraho burundu rukavaho rwose ntacyo rumaze. Nose niba uhembwa amafaranga ukavaga ugiye kugura itungo yenda ufite inshuti yawe ukagenda uyiherekeje iri gukina ku kadege akabona uriye ibyo bihumbi 10 wari ufite 300 ntago ari bugende nawe adakinnye. Ubwo nakina urasanga wayo mahirwe nawe afite bayarye na wa wundi nawe asubizemo ya mafaranga bayasubiranye. None se urumva hari inyungu irimo? Nayo. Bura bintu bura froti beti iriya bakina amakipe wenda nibe nayo kuko ukina ushobora kugenda ugakora nk'amakipe nka 20 ugashyiraho ibiceri 200 ukagenda ukituriza heno ukabona iyo miliyoni urayiriye cyangwa nize 2 ariko ibintu ukina amasegonda ukina amafaranga bisobanutse ko we icyo ushaka kivaho ni imikino y'amahirwe yihuse yako kanya y'utudege. Ikijyanye n'amabeta byitwa amapari byo bashyiramo ibiceri ibi byose ibyo ushaka bicibwa nukubica rwose ntacyo bimaze. Reka tugushimire kandi tubabwire ngo mukomeze kwihangana. Murakoze namwe. Tugusanze ahangaha biri kuvugwa ko hari umusore uri hagati y'imyaka 29 na 33 wiyahuye. Byagenze gute? Se niki cyateye uyu mujeni mugenzi wanyu kwiyahura nanone rumwe mu bamumanuye mu giti? Ni inkuru mwamenye sanga uratangira twibwira utubwire nahangaha mutuye. Nge nitwa Makenzi. Marera muri santere ya Nyacyonga. Inkuru nayimenya mu gitondo nyuma y'imvura ihise yuko hano kuri rishyamba hari umuntu wabashije kwiyahura. Ubwo ari nkasanga he? Ngerageje amakuru namenye mu masaa 12 n'igice saa moya ko hari umuntu wabashije kwiyahurira hano. Ariko naho nabashije kumenya izina rye ndetse nabona hasanze nagerageje kubaza amakuru bambwira ko amazina ye ntibashije kuyamenya ntago bigeze bamubona. Ariko arabo twabashije kuganira bambwira ko mu masaha yo kumugoroba bigeze kumubona muri santere arimo atembera ndetse n'abakora gucunga irondo nyine gucunga umutekano mu santere biri kuvuga ko bamubonye agerageza kugera kuri uriya mugezi ariko bakamutacanaho amatoroshi noneho agasubira inyuma asa nk'umuntu bahunga. Icyo gihe bamubona abashinzwe umutekano ubwo ni irondo ry'umwuga hari mu nkasangahe?
ko nawe nabashije kubimenya kuko inkuru ziba zivuga bari nyinshi nta fagiti umuntu azifitiye ariko amakuru nayo mfite pe mu masaha 2 saa 3 saa ya 4 gutyo guturuka saa 2 kuzamuka yego saa 2 z'ijoro ese aha hantu uri kureba neza urabona ko ni ku muhanda tuvuge ko se saa 2 aha ngaha nta muntu uba uhaca ku buryo yabona umuntu ugiye kwimanikamo hariya akenshi iri shyamba bivugwa ko yego kuko haca bigoye ko hari ikibazo cya insecurity ubona iyi nzira irazamuka ikagera hejuru hano bita Induru abenshi ntabwo bahaca guhera ayo masaha ahubwo binyurira muri uwo muhanda iyi nzira bivugwa ko habamo insecurity cyane yego habamo abahategera birumvikana cyane kuko nta muntu wahaca ari umudamu ari umujene bivugwa ko bagutangira naho se ibiri kuvugwa ko ku munsi w'ejo uragira uti ngiye nkorera muri ino centre hari kuvugwa ko ku munsi w'ejo ngo ashobora kuba yaririwe muri beti amakuru nk'aya bavugwa nyine ku muhanda nta fagiti umuntu aba afite ariko byanashoboka n'ubu byagaragara ko yari umujene so ashobora kuba wenda yarakinye imikino y'amahirwe ugasanga ntakinye mu rugero ugasanga imitungo ye barayiriye agahita afata decision nk'iyi ariko ngiye ntemera pe kuko nta umuntu w'umujene ushaka ejo hazaza afata iyo decision bigoye cyane ugomba kwihangana cyane wese uragira uti abaturage baragira bati nawe uri umwe mu bamumanuye wasanze yiyahuye gute niba wagiye kumumanura mu giti uko nabibonye narima riba mumanura ariko nagerageje kubona bafashe rase w'ipantaro rase y'inkweto y'ipantaro nabonaga ari nk'umugozi umushumi uri mu ipantaro ubwo bisobanuye ko ari we yarakenyeje uri mu ijosi niwe yahambire mu ijosi uko biri kose noneho ipantaro iri hejuru ipantaro iziritse hejuru ku giti umuntu ari kunagana yambaye boxer sobanuye yikuyemo imyenda yose ushobora kuba yikuyemo imyenda yose kuko abikora nta muntu wari uhari ariko nawe wamugezeho wamubonye neza nabonye uko byari bimeze kuko umugozi w'ipantaro nawe urubona wawiziritse ariko ntabwo wari umufashe mu ijosi warufashe he ushobora kuba umufashe hano utamufashe mu ijosi indani nyine ariko nagana yari yinaganitse gute nyine areba amaguru areba hasi amaguru areba hasi bisobanuye ko yazamuye wa mushumi akimanika amaguru akareba hasi niko bimeze mwasanze yashizemo umwuka namubonye yashizemo umwuka tugana ku musozo birakwiye ko nk'uko biri kuvugwa ko washobora kuba ari beti ku munsi w'ejo yakinye birakwiye ko wakina imikino y'amahirwe waribwa ukajya kwiyahura ahubwo ibintu nk'ibyo imikino y'amahirwe usanga urubyiruko rushoramo imitungo yabo ariko ntabwo bikwiye pe hari amahirwe menshi ushobora gukora kugira ngo utere imbere utagiye muri iyo mikino y'amahirwe kuko kubona abantu urubyiruko abakuze barishoye mu ngeso nk'izo bagerageze bakora indi mirimo birinda imikino nk'iyo kuko hari abantu benshi nkuru tugenda tubona mu gihugu cy'u Rwanda imikino y'amahirwe abantu imitungo yabashizeho bitewe n'ibyo rero ubutumwa natanga bakura amaboko mu mufuka barebe izindi opportunity ziri hanze aha ngaha zirahari nyinshi kwihangira imirimo ikindi kibazo urubyiruko rushaka gukira mu gihe gito badakoze nyine ngo bakure amaboko mu mifuka bihakuye ibyo bintu bagerageza babyirinde nubwo kwigisha ari uguhozaho ndumva ari ugasaba iki inzego z'ubuyobozi tugana ku musozo ngera ngo tugana ku musozo inzego z'ubuyobozi bagerageze hano hantu bahashakire inzego z'umutekano babashe bahakora umutekano bahapanga abantu kuko uyu munsi birabaye ejo bishobora kuba bakumira icyaha kitaraba kuko iki ni ikimenyetso cyerekana ko n'ejo undi muntu yahaza kandi hano hantu iyi nzira bagerageze kuko ntabwo bivuzwe rimwe ko hano hantu bahagirira nabi bagerageze bashakire umutekano numva ibintu bizaba bimeze neza uragira uti iri shyamba batuwe baritegeramo
ese iyo mubibwiye inzego z'ubuyobozi zigorondo ry'umwuga inzego z'umutekano zishinzwe umutekano w'abaturage ndetse n'ibintu byabo bakora ku mugoroba bababwira iki bo babafasha iki so ntabwo kubera ko ndahakorera ariko sindi uwinaha ngewe ko nkumva abantu bahataha bavuga ko hano hantu hakorera nyine urugomo cyitwa urugomo cyo nasaba ubuyobozi shake abantu bahakorera umutekano bitari ibyo abantu yego twabo turaza kubashiraho arukora mwaba mubazi abakora urwo rugomo bajya bagerageza kuba babategera muri iri cyamba oya ntago naba mbazi pe ntago naba mbazi yego reka tugushimire murakoze cyane niko mbwira nkawe wowe ngura umwe mu bamubonye rwose hakiri na kare murakoze nitwigira neza Berite nk'uko uriya musore namubonye ari mu kigero cy'imyaka 30 ngo wahageze sangahe njye nahageze saa 12 saa 12 za mu gitondo yego ese uri kureba igiti amanuwemo yari yimanitsemo mwebwe muhagera mukimubona bwa mbere wamukubise ukimukubita amaso watekereje iki natekereje ku kibazo cyo kwiyahura ariko ntago byagakwiye ko twiyahura yego ahubwo twajya twegera inzego z'ubuyobozi zikadufasha mu bibazo tuba dufite mwarimu muzi cyangwa ntago mwarimu muzi muri izi karitsiye ntago twari tumuzi urebye n'umwimukira nga muri izi karitsiye yego hari abari kuvuga ko ngo ashobora kuba ku munsi w'ejo yaragiye muri beta akaribwa amafaranga menshi ari nayo ntandaro ngo ishobora kuba yatumye yiyahura kuko ayo makuru yaba ariyo ayo makuru birashoboka ko ariyo kuko urubyiruko hafi ya rwose rufite ibibazo by'uko rujya muri iyo mikino y'amahirwe barutsinda rugahitamo kwiyahura cyangwa bigaterwa n'imiryango baba batumvikana ntago se ari we wa mbere uri kuragira uti rubyiruko ahangaha kenshi na kenshi ati kubera gukina imikino y'amahirwe bajyamo baribwa bakajya kwiyahura bisobanuye se ko atari we wa mbere wiyahuye aya ntago ari we wa mbere wiyahuye numvishe n'ejo bundi ngo ijabana hano hakurya hari undi wiyahuyeyo yego ese umuntu wa mbere wamugezeho yamubonye ku isaha isangano umuntu wa mbere wamubonye yamubonye saa 12 saa 12 yari yiyahuye akoresheje iki yakoresheje umushumi w'inkweto rase n'umupira w'amaboko rase subwo wayihambira ntiturikera yari ikomeye n'umupira w'amaboko yakuyemo umupira bisobanutse ko yakuyemo umupira yunganya ku ipantaro arabihambiranye asigara yambaye bogisi bivuze ngo yakuyemo umupira awuhambira nko ku ipantaro nk'uhambira ishumi yego yongeraho akashumi k'inkweto niki yaziritse mu ijosi ni umupira niwo yaziritse mu ijosi hanyuma ariyahura yego nkawe uragira uti abajeni benshi ahangaha kubera gukina imikino y'amahirwe niyihe nama utanga ku rubyiruko bagenzi bawe kuko ndabona ko nawe uri umwe mu bantu bagerageje kuba bakura amaboko mu mufuka bagakora ndabona wari wigiriye no mu kazi niyihe nama utanga ku rubyiruko cyangwa se ku bajeni bagenzi bawe inama nagira urubyiruko yego kimwe n'abandi bakuze bose nuko bakura amaboko mu mifuka iyo mikino y'amahirwe bakayita bagatandukana nayo bakareba ko twakwirinda kwiyahura kandi ikindi ushyamiranye n'umuryango ajye yegera inzego z'ubuyobozi zimufasha bibasigira irihe somo nk'ibi ngiyo bibaye kubona umuntu wari ukiri muto uri hagati y'imyaka 29 na 33 gutyo afashe umwanzuro ugayitse wo kwiyahura isomo bidusigira yego twakwirinda kwiyahura ntago ari wo muti w'ibibazo yego ko muri kuvuga muti se bishobora kuba ari ibibazo by'umuryango ariko nanone murashingira kuki ko muri kuvuga ko uwo muntu mutamuzi yari umwimukira niki kiri gutuma muvuga amate shobora kuba ari ibibazo yari afite mu rugo
kuko nubwo abenshi biyahura ari ibibazo. Yego. Yego, reka tugushimire kandi tubabwire ngo mukomeze kwihangana. Yego, murakoze. Yego, tugusanze ahangaha biri kuvugwa ko hari umugabo wimanitse mu giti. Byagenze gute? Mwamubonye sangahe? Ese nkawe nk'umwe mu bamubonye bahamukura, byagenze gute kugira ngo mumubone? Mwamubonye ku isaha isangahe? Nitwa Kirisi. Manutse mu gitondo mbona umujene rwose yimanitse. Ari nka sangahe? Rwose nabonye imvura yamunyagiye, imvura yose yamucikiyeho. Imvura yamucikiyeho? Niki se cyaba cyamuteye kwiyahura? Wabona ari n'umugore wamutesheje umutwe. Umugore? Akaba ari umugore se watumye aza kwimanikamo hariya? Abagore ntago boroshye muri ino minsi. Amazina ye se urayazi? Mwabashije kumumenya? Urabona twamubonye gutya, ntago tuzaturuka. Ntago mumuzi? Yego. Yari nko mu kigero cy'imyaka ingahe? Ko namubonye na 20 afite buriya. Oya. Yaho hano urumva utabeshya she? Mu maso wabonaga ko ari umwana none. Mu maso wabonaga ko ari umwana? Yego. Reka tuganire n'abandi bantu twumve batugira icyo badutangariza. Niko mbwira nka